bafashe ubuhiri bari bafite ibintu by'ibisongore bafite ibintu by'udufuni bafite ubuhiri bafite ibintu mbese by'imisumari kuko mama bamukubise ubuhiri mu mutwe bufite imisumari ijombye ukuntu noneho rero ubwonko burataraka nuko bamukubise ubuhiri bwa mbere umutwurika bamukubita ubwa kabiri ubwa gatatu nubwo ubwonko bwataratse bamaze gutaraka noneho rero imbwa bari kumwe nazo zatokuye aho mu gihuru zirahaza zirya ubwonko bwa mama nuko barangije bafata papa ariko nago bamwicera imwe na mama kuko twebwe twari twihisha ukwacu na papa yihisha ukwe ubwo noneho rero bamaze kumwica ubwo ngewe nari nagiye hari umwana mutoya wari wonkaga we yari yagiye kwisha ahantu twari twarabahaye inka noneho rero bumvishije ko mama bamwishe ubwo bageze gutya bafata uwo mwana yitwaga Emerita Nirere ubwo bamufata bamutsindagira muri toilette barangije bamujomba igisongo mu kibuno gihunguka mu mutwe barafata banaganika hejuru bari kwereka abantu nyine ngo umwana w'umututsi bamwishe ariko bavuga barangije kumutsindagira mu muri wese ubwo bafashe cya gisongo bajomba muri wese nyine batsindagiramo kugira ngo ajyemo urabizi ko toilette za kera nyine bacurakuraga umwobo usanzwe batsindagiye muri wese nyine bamurohamo nuko nimba bamushyizemo ari muzima nimba yavuyemo umwuka ko se sinibaza uburyo kibajomba igisongo kigahinguka bamutsindagiyemo icyo giti barangije bamutsindagira mu mwobo bamutsindagira mu mwobo bamutamo iki gihe wari ufite imyaka ingahe icyo gihe nari mfite imyaka 10 ubwo rero nyuma yaho nyine mama we mu kumuvumbura ubundi no kugira bamuvumbure yabaye nk'uwiruka asiga izo mbwa baramubonye bamwirukaho barakomera barangije bamutera igisongo ku kaguru gifata bene hano ku gatsinsino yikubita hasi baramufashe baramutemagura ubundi bamwicira icurubozo mbese nyine bamwica nabi nuko mama baragiye ngewe mbaho ngaho igihe kiza kugera bankura aho ngaho mu ntuza mu muferege bari bampishe barangije uwo mubyeyi aramfata njyana ahantu ku mukobwa we wari ushakiye ahantu ubwo umugabo we nawe yari interahamwe ya Ruharwa abonye mpageze ubwo aravuga ati uyu mwana ni uwo mama mpaye ni uwo mu muryango w'iwacu bimwanga mu nda avuga ati ntago uyu mwana muze mu muryango w'iwanyu ni umututsi byanze bikunze ugaza kugira gutya arwana n'umugore n'injoro aramumenesha umugore ajya iwabo amaze kujya iwabo ahamagara interahamwe bene wabo baturanye ati muzaze mumfashe ngewe mfite inyenzi yanteye hano mu rugo rwanjye ariko umuturanyi avuga uwo mukwe w'uwo mukecuru yari yagiye kumvishaho urumva yaragufasha ajya kuguhisha mu rugo ngo afite inyenzi ku mukobwa we yari yanjyanye ku mukobwa we umukwe we niwe wavuze ko yatewe n'inyenzi yaje kwihisha iwe ubwo bageze gutya ubwo maze kubyumva nari nagiye kuvoma numva abana b'abaturanyi bari aho ngaho bari kubwirana ati akangaka nako n'akanyenzi kihishe hariya none ubu nimugoroba nako baraza kukica ubwo mba ndaryumvisha ndita mu gutwi kandi nasigaranye n'uwo mugabo n'abana be bose bari baragiye ubwo icyo gihe ndetse yashatse no kumfata ku ngufu afatanyije n'abo bantu yari yazanye baza kumufasha kunyica ubwo nagiye mu cyumba aho naryamaga nurira igitanda ndavuga nti urwanjye rurarangiye ku babyeyi bawe ku ruhande famiye yo abo tuvukana bose nta n'umwe wasigaye ariko noneho muri famiye mu muryango abo nasanze ba data wacu bane nibo wasanze bahari nibo nasanze bahari naho abandi bo bose
bari barabamaze ubu tuvugana nta nubwo nanakubwira ngo ntago sinzi n'ahantu papa bamushyize ubu kugeza iyi saha ntabwo twari twabona imibiri ye ngo tuyishyingure n'abavandimwe banjye nuko yego usibye uwo bashyize muri wese ariko abandi bose ntago nakubwira ngo bashyinguye hehe niba imbwa zarabariye niba se barabataye mu mugezi ntago nza ahantu bari mbese yego nako gahinda mpora ngira kubera ko ntigeze mbabona ku buryo hari n'igihe mbona abasirikare bari kugenda noneho ngiye ngahagarara ku muhanda ngo ndebe ko nibura nabonamo musaza wanjye bitaga Rutazihana Yosefu kubera ko sinzi naho yaguye uretse ko nagiye numva ibikuru ko yaguye muri stade ariko kuko ntamubonyeho numva ko ariho yaje afata ishoka afata n'umuhora bijyana kuri posesi yarariraga ahantu arangije abihisha munsi y'igitanda ubwo naje mvuye mu isoko nsanga yagiye yaje saa 6:10 aje kunyica ariko ubwo ninjiye mu nzu mvuye mu isoko yarafashe umuhoro nishoka awujyana kuri posesi nishoka abishyira munsi y'igitanda cyaho ndyama ubu vuba ndumva hashize umwaka ashize imyaka 2 noneho rero ndangije amaze kubikora gutyo yego ubwo ninjiye mu nzu umutima urandya yagukanze niba inturo umutima urandya nakwinjira umutima ukandya nkumva yamvune yangira katutse ndangije ngira gutya ndamurika hose mbona iyo shoka n'umuhoro biragerekeranyije byaka gutya umuriro byaka umweru yego umutima urandya mbura ubushingura ibirenge ndangije mpamagara umwana ndamubwira nti mayine ngwino urebe byo mbonye hano ari umwana wanjye umwana ndabimwereka nyine ari mutoya ndangije ubwo mpita mfata telefone mpamagara mudugudu arambwira ati sohora uwo muhoro niwe ushoka ubishyira ahantu bihishe yego urebe kwaza ngiye kubona mbona saa 6 z'ijoro n'iminota 10 araje naraye nicaye ariko ubwo waraye wicaye naraye nicaye n'umwana turatwicaye buratandukana ngiye kumva numva arakomanze umutima uradihagura mburaho nkwirwa mburaho nicara umwana aragiye arakinguye abahagaze ku muryango ahekenya amenyo aravuga ati amaze guhekenya amenyo ntiyamvugisha abanciye mu maso arangije yinjira mu cyumba maze kwinjira mu cyumba areba bya bikoresho byarabibura abahagaze ku muryango w'icyumba arandeba ahekenya amenyo arangije arambwira ngo nimubwire umuntu wambwiye ngo njye gubikuza amafaranga ye ndamubwira amafaranga nayakuyeho ariko nayahahishije ibyo nahahishije ngibyo nanatanze mituweli y'ibihumbi 12 arangije ati ukama amafaranga yanjye abazanye ifuna yinyegeka iruhande ndangije ubwo kuko hari hakinguye nahise nsimbukira hanze ndiruka ngo maze kwiruka ndamucika ndara mu gihuru bese nyine mw'ibyo bihe nahoraga mu gihuru bigeze aho ndikaruma ndavuga nti dore igihe nabereye mu gihuru reba muri 94 nabaye mu gihuru intambara irangira ngo ngiye mu mahoro none ngiye ndabona n'ubundi nta mutekano nigeze mbonera mw'iyi si reka ngende nzakoresha nyine murabizi byabayeho namwe yego barabahize ubwo nyine barabatemagura nuko nsigara gutya ariko nyine kubana nasigaye gutya singewe wabigize babajyanye twari turi kumwe umugira neza agira gutya araza abantu ankura mu gitero bari kubatemagura arangije aranjyana ababwira ko ntari uwabo ahubwo ndi umwana bareraga ubwo rero nuko kuntu yanjyanye ariko bamaze kubica n'ubundi ntago bandetse barakomeje baraza barampiga baza kunshaka aho ngaho umubyeyi yanjyanye nyine agiye kumpisha ubwo igitero kikajya kiza buri munsi bavuga ko bashaka ngo umwana wa Pauline ngo bamwice kuko ngo bamaze kumenya ko uwo mwana atari uwo bareze ahubwo ari uwo bibyariye kandi bakajya bavuga ko ntago bashaka ko hari umwana w'umututsi uzabaho ngo bagomba kubica bakabarangiza ku buryo ngo umwana w'umuhutu azajya avuka baza ngo umwana w'umututsi yasagate iryo jambo bararivuze ndibuka igihe igitero cyaje aramfata nshyira ku rusenge uwo nguwo waje kugukura mu babyeyi bawe
anshyira ku rusenge ankikiza ibibindi igitero kiraza kiranshaka aho ngaho kirambura ndi ku rusenge ubwo bamaze kugenda bambuze bagiye aramfata nkuramo anjyana ahantu mu mukokwe antwikiza ibituzu yego ubwo barahiga aho ngaho barambura hanyuma ndagira ngo genda abantu badukurikiye baje mbe ngusubije inyuma gatoya hanyuma icyo gihe baza guhiga ababyeyi bawe ndagira ngo utubwire ukuntu baje bitwaye cyangwa se ukuntu baje bameze igitero kiza baje ari abantu benshi cyane ubundi bazaga babyina za mbyino nabo ngo tubamare mu mashyamba ntawo kanda burende ubwo baraza badukuye ahantu mu gisambu twari twihishe mu gihuru mbese cyari ikinzitane imbwa nizo zatuvumbuyemo zituvumbuye zitujyana ahantu ku muhanda hari ikibuga bajya kutwicirayo noneho bafashe ubuhiri bari bafite ibintu by'ibisongore bafite ibintu by'udufuni bafite ubuhiri bafite ibintu mbese by'imisumari kuko mama bamukubise ubuhiri mu mutwe bufite imisumari ijombye ukuntu noneho rero ubwonko burataraka nuko bamukubise ubuhiri bwa mbere umutwe urika bamukubita ubwa kabiri ubwa gatatu n'ubwo ubwonko bwataratse bamaze gutaraka noneho rero imbwa bari kumwe nazo zatukuye aho mu gihuru ziraza zirya ubwonko bwa mama nuko barangije bafata papa ariko ntabwo bamwiciye rimwe na mama kuko twebwe twari twihishe ukwacu na papa yihishe ukwe ubwo noneho rero bamaze kumwica ubwo ngewe nari nagiye hari umwana mutoya wari wonkaga we yari yagiye kwisha ahantu twari twarabahaye inka noneho rero bumvishije ko mama bamwishe ubwo bageze gutya bafata uwo mwana yitwaga Emerita Nirere ubwo bamufata bamutsindagira muri toilette barangije bamujomba igisongo mu kibuno gihunguka mu mutwe barafata banaganika hejuru bari kwereka abantu nyine ngo umwana w'umututsi bamwishe ariko bavuga barangije kumutsindagira muri wese ubwo bafashe cya gisongo bajomba muri wese nyine batsindagiramo kugira ngo ajyemo urabizi ko toilette za kera nyine bacurakuraga umwobo usanzwe batsindagiye muri wese nyine bamurohamo nuko nimba bamushyizemo ari muzima nimba yavuyemo umwuka ko se sinibaza uburyo kibajomba igisongo kigahinguka bamutsindagiyemo icyo giti barangije bamutsindagira mu mwobo bamutsindagira mu mwobo bamutamo iki gihe wari ufite imyaka ingahe icyo gihe nari mfite imyaka 10 ubwo rero nyuma yaho nyine mama we mu kumuvumbura ubundi no kugira bamuvumbure yabaye nk'uwiruka asiga izo mbwa baramubonye bamwirukaho barakomera barangije bamutera igisongo ku kaguru gifata bene hano ku gatsinsino yikubita hasi baramufasha baramutemagura ubundi bamwicira icurubozo mbese nyine bamwica nabi nuko mama baragiye ngewe mbaho ngaho igihe kiza kugera bankura aho ngaho mu ntuza mu muferege bari bampishe barangije uwo mubyeyi aramfata njyana ahantu ku mukobwa we wari ushakiye ahantu ubwo umugabo we nawe yari interahamwe ya Ruharwa abonye mpageze ubwo aravuga ati uyu mwana ni uwo mama mpaye ni uwo mu muryango w'iwacu bimwanga mu nda avuga ati ntago uyu mwana muze mu muryango w'iwanyu ni umututsi byanze bikunze ugaza kugira gutya arwana n'umugore n'injoro aramumenesha umugore ajya iwabo amaze kujya iwabo ahamagara interahamwe bene wabo baturanye ati muzaze mumfashe ngewe mfite inyenzi yanteye hano mu rugo rwanjye ariko umuturanyi avuga uwo mukwe w'uwo mukecuru yari yagiye kumishaho urumva yaragufasha ajya kuguhisha mu rugo ndavuga ngo afite inyenzi ku mukobwa we yari yanjyanye ku mukobwa we umukwe we niwe wavuze ko yatewe n'inyenzi yaje kwihisha iwe
ubwo bageze gutya ubwo maze kubyumva nari nagiye kuvoma numva abana b'abaturanyi bari aho ngaho bari kubwirana ati akangaka nako n'akanyenzi kihishe hariya none ubu nimugoroba nako baraza kukica ubwo mba ndaryumvisha ndita mu gutwi kandi nasigaranye n'uwo mugabo n'abana be bose bari baragiye ubwo icyo gihe ndetse yashatse no kumfata ku ngufu afatanyije n'abo bantu yari yazanye baza kumufasha kunyica ubwo nagiye mu cyumba aho naryamaga nurira igitanda ndavuga nti urwanjye rurarangiye ndavuga ngo ninsesera munsi y'igitanda barankuramo sinzi ukuntu ubwenge bwaje nkingura idirishya nkingura akadirishya ndurira nkicaramo ndangije ndasimbuka ngo inyuma hari nimugoroba nko mu masaha 12:30 nurira ahantu mu kibingo hejuru ndangije ndamenera ubwo bamaze gutunganya ibyuma byabo nyine ibyo bikoresho byabo bicisha bacurugirwaho nagiye mu cyumba basanga nagiye naciye mu idirishya wa wundi tuvuge wa wundi wari waje aje kuguhisha we yaraguhisha ahita yigendera oya umugabo aramukubise aramumenesha kugira ngo banyice kugira ngo bakwice yaramukubise aramumenesha kuko ntago yari bunyice kandi ari nyina wamumpaye ngo aze kumpisha ubwo umugabo we rero kubera ko ari intera hamwe ruharwa yafashe yageze gutya aramufata aramukubita niko kugira gutya amaze kumukubita ahamagara intera hamwe bane wabo bakoranaga ati muzaze mumfashe kwa mabukwe banzaniye inyenzi ariko avuga nuko ubwo baraje nyine baje kunyica nyine abana bari baturanye bo bari babivuganye ngiye kuvoma bantumye kuvoma nibwo numvishe babiganira ko iryo joro ndi bupfe kuko ndumva n'intambara yendaga kurangira nari mfite na mukuru wanjye witwaga Mukandangadera bamwishe intambara irangiye bari guhunga bavuga ko badashobora gusiga inyenzi musozi kwa ko papa nyine yagiriraga abantu neza ati ntago inkotanyi zaza ngo zisange hari inyenzi iri ku musozi reka duhunge natwe tumaze kwisasira kangaka bamaze kukwica nawe bamaze kunyica ubwo Sarafina bamukuye ahantu mu kica amahirwe ahantu yari yihishe baramutemagura nawe Sarafina we mwapfanaga iki ni mukuru wanjye yari mukuru wawe bamutemagurana n'umwana we akana keke kitwaga Dusabe baramutemagura ubwo ngewe nayo nihishe kwanjye ntibabashije kumbona ubwo nabonye ko bamuhishuye ngewe nkuruzinda ngenda hasi ndagenda mpaka mbonye mbinutse igitero njya kure yawo ndabacika ubwo rero ngera ahantu mu mugezi nkuryamamo ku nkengeri icyo gihe aho ngaho byaberaga byari mu kahe gace hari mu gace kiriya mu nce zo mu Gisiza muri Kongo Nile hirya y'Kongo Nile nuko ubwo rero ariko bitangiranya gutangira ntago nigeze mbikubwira uburyo byatangiye ubundi bwo nazindutse kare ngiye kuvoma twari kwenga noneho ngiye ku mugezi n'uwo nguwo nyine batsindagiye muri toilette ariko babyigambye nawe mwaravukanaga barabyigambye bigamba bavuga ko uko bamwishe nuko bamutsindagiye muri wese nyine iyo bamaraga kwica umuntu basaga ku musozi bigamba babivuga ati kanaka turamwisha tumutsinze hano tumwiciye aha n'aha bigenze gutya na gutya nyine ukamenya ko umuntu wawe bamurangisha ubwo bwacya nanone bavumbura uwundi bamwica nabwo igitero kikaza kibiririmba hari n'ibitero byize kuza umwavamo aravuga ngo maze kwica abantu 99 cigaje umwe ngo nuzuze 100 iryo jambo ararivuze kuko ndibuka icyo gihe hagati igitero cyatwirutseho twari twihisha ahantu mu rugano hari umuntu wiri wahinga hepfo yacu igitero gihinguka aho ngaho hari nko mu masaha 11 za nimugoroba
tugiye kumva twumva wa mugore yiriwe nawe abanza aturindiye aho hantu twumva wa mugore abwiye igitero kivuye kwica ngo yemwe ngo nimuzamuka aho haruguru ngo haririramo umwana ngo ashobora kuba ari inyenzi zihishemo twari twicaye mu rugano tangije ubwo twaramwumvishe nayo nyiri kumwe n'uwo mukuru wanjye Sarafina n'abana be babiri nanjye ubwo twumvishe igitero kizamutse nyine bakuye mu icyo gihuru duhita tuvamo twirukanka tuzamuka mu ikahwa tumaze kuzamuka mu ikahwa ubwo tuba dusanze ahantu hari ibijangara ibishara imitwaro umwe afata yirenzaho ndafata yirenzaho nuko baraduhiga bari bananiwe nyine ngo bireba higa mbese bananiwe bisha abantu benshi cyane ubwo tugize amahirwe tubona ibitero bitunyuze iruhande biragiye twiyoroshe bya bishangara ariko sinavuga ngo ni twebwe n'ubuntu ni twebwe twihishe ahubwo ni Imana yaduhishe gusa ikintu cyambabaje nuko twihishanyije na Sarafina yarangiza bakamwica nyuma intambara inarangiye rwose bamujyana bamunyuraho gutya bari guhunga bageze aho bavuza ingoma urumva ko ndi kujya ngenda ncamo ibintu nibuka kubera ko hagati icyo gihe nari umwana nawe ntimwandenganye hagati mu ntambara baravugije ingoma barahamagara ngo abatutsi bari mu gihuru nibavemo ngo intambara yarangiye abafaransa baje tuvamo turagenda tujya ahantu ku musaza bitaga Mbangara yari umuhutu agiye kuduhisha ari inshuti y'iwacu arangije ubwo turagenda twicara ku muryango mu gitondo cya karekare twicara ku muryango turi kota akazuba mu kanya nk'ako guhumbya tubona igicu kiri biranduye gutya imvura iragwa nyinshi cyane tujye kubona tubona haje umugabo afite akantu k'agahiri kanga n'ubuzara ariko koko kajombaguyeho utuntu tw'imisumari abaraje kubita igipangu kubise igipangu urugi rugwa imbere tuba twicaye ku muryango turi batatu Sarafina akikiye umwana ngo ngo niko Mbanga ngo wowe ngurishuka ngo ukabika inyenzi mu nzu yawe zingana zitya ariko batubwira arangije ubwo ikintu yakoze yahamagaye uwo mugabo yari ari munsi y'urugo amubwira ngo nazane ifuni ngo atwiyicire umugabo aramubwira ati ntago mbica ubu ngubu winjiranye agahiri abwira uwo mugabo wari utubitse avuga ati nazane ifuni atwiyicire ngo ntabwo ngo yabyemera ko abika inyenzi mu nzu ye zingana zitya ubwo umusaza ntago yigeze azana ifuni ngo atwica ahubwo ubwo imvura yaraguye nyinshi cyane arangije atujyana ku irembo ajya mu kikoni azana isuka atujyana ku irembo mu muvo w'amazi mwinshi cyane arangije aturyamishamo ajya haruguru yacu amanitse ifuni ngo ayikubite Sarafina mu mutwe uwo mugabo nikora ahita yifatira hano inyuma amaze kuyifatira inyuma ubwo arahindukira akubita uwo mugabo kakakongoti ubu natwe tujyaho aradukubita tuhahurira n'ikoze aradukubita arangije atuzamura adushyira ibindi bitero amaze kudushyira ibindi bitero ubwo igihe cyarageze ku kibuga bakiniraga umupira atwicaza aho ngaho atuma umuntu ngo nagenda mubwire responsable ngo aze ngo amwereke ngo inyenzi ngo abitse muri serire ye responsable yaraje avuga tese naba bana ushaka kwica ati niko ababyeyi b'uyu mugabo ababyeyi b'abana ntabwo uzi ukuntu bagiriye abantu neza hari umuntu batigeze bagaburira hari uwo batahaye inka ubu koko aba baramutse barokotse ko abandi bose bashize hari ikintu cyagudutwara ubwo uwo mu responsable yese afata 3,000 abihereza iyo nterahamwe yari imwe iragenda ntago yagiye ahubwo yadushubije handi adukuye na wa mugabo nawe amuhaca ibindi 3,000 biba 6 atubwira ko azaturinda ahubwo niwe wazanye igitero cyo kuza kutwica kandi barabishyuye azana igitero cyo kuza kutwica icyo gihe nge nabwiye Sarafina nge ntago mpaguma
niba tugize amahirwe tukabona tuharokokeye njye ntago nguma aha ngaha nisubiriye mu gihuru ubwo nuko nasubiye mu gihuru Safina nawe turajyana ariya yangwa intambara yarangiye arataha asubira kwa wa musaza naho ngaho ubwo yageze gutya ngo ava mu nzu agenda ngo agiye kubagara udushyimbo munsi y'urugo